faranga. Umunyamulenge ntasabirwa ifaranga. Nanone umunyamulenge ari umukongomani kandi akoresha ururimi rwe rw'ikinyamulenge kandi afite n'umuco wihariye. Okay, turabasuhuje mwebwe mwese mukurikiranye ikazemedia aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Uyu munsi rero tukaba turi i Kampala aho twabazaniye umutumigwa, muramubona araza kubibwira bihagije. Tukaba twabateguriye ikiganiro turi buze kwibandaho cyane ku bworozi bwaranze abanyamulenge imulenge. Mbere yuko dutangira rero ndagira ngo abanza twibwire uwo ari we n'imirimo bakora. Murakoze cyane abatwumva mwese. Mazina yanjye nitwa Mutegetsi James Kajena, ndi mwene Kajena, ndi umupasitori muri Uganda, nyoboye amatorero, ngasubira kandi kayobora ishirahamwe ryitwa ngo ni Banyamulenge Community Association, Congolese Banyamulenge Community Association muri Uganda. None nishamye rivuganira ubwoko bw'abanyamulenge ahandi ifite ibikorwa bitandukanye. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane kutwibwira. Tunibutsa abadukurikiye bose gukora subscribe ndetse mugakora na share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizabageraho byihuse. So tubangutse rero reka dutangire n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aho turi buze kuganira hamwe ubwoko bw'ubwo cyangwa se ubworozi ku banyamulenge. Abanyamulenge nk'ubwoko baranzwe n'ubworozi. Ese ubworozi niki? Kwanza mbere ko dutangira, ubworozi niki? Hari abantu ushaka kumva nk'abana nk'umwana akuriye muri Amerika uzubona nk'amata kayabonera nko kwigari cyangwa yaje kubona inyama kazibonera nko kuri busheri. Ubworozi niki? Murakoze cyane. Ikombe TV cyangwa se umunyamakuru mugize neza cyane kubaza icyo kibazo. Icyo ni kibazo cyumvikana mu ndimi. Ururimi rwacu rugeye rugira izindi ndimi zihuje cyangwa se zisangiye uburyo zumva kimwe cyangwa se bumva ijambo rivuzwe. Tubuze ubworozi, abantu burya ni ikintu kigenda kiranga imico y'abantu. Si ijambo gusa ubworozi. Hariho mu bantu harimo abantu mu buryo bubiri. Hariho aborozi hakaba n'abahinzi. Rero iyo tuvuga ngo ubworozi ni ikintu gikorwa mu bintu bifasha abantu mu mibereho. Mu rundi ruhande mu bantu bacu cyane cyane navuga kuko ubwoko bwacu burangwa n'ubworozi. Yego tibatwita abahinzi, batwita aborozi kubera kuko biba bigana mu muco wacu, mu rurimi rwumvikana kugira ngo tubyumve. Mbese ubworozi mu muco wacu ni ikintu kiranga umuco w'umunyamulenge. Kuko buri gihe iyo bashaka kumenya uriwe barakubaza ngo ese urinde, imico yanyu ni yihe. Ushaka kumenya umuntu murebera mu muco wiwe. Rero ushaka kumenya ubwoko bwacu uburebera mu ijambo ubworozi. Sawa, murakoze cyane. Turagira ngo kuko iyo niyo point turi buganireho cyane, ubworozi. Ese mu bworozi niki abanyamulenge borora? Mu bworozi borora niki borora? Murakoze cyane. Mu bworozi iryo jambo waravuze ry'ubworozi muri buriya buryo warivuzemo, umuco wacu w'umunyamulenge urangwa n'ubworozi. Abanyamulenge bavuye mu bihugu bitandukanye ariko izo zose babijyanwe no korora. Turaborozi b'ibintu bigera nko kuri 4 cyane cyane n'ivyo binini twagiye tworora bikurikiranye n'akarere kacu twaye turimo. Ubworozi bwa mbere bwagiye buranga ubwoko bwacu n'ubworozi bw'inka. Boroye inka. Mu gihe bororaga inka bashiraho ubworozi bwa kabiri ari ubwo bworozi bw'intama. Bororaga intama. Ihene zaje kuza nyuma cyane n'inkoko. Nibyo bintu byorowe ko ari ibintu bigera 4 muri karere kacu. Ubwo ko turavuga karere kacu ni Kongo, tukiri muri Kongo. Tugeze mu mahanga hari abantu batangiye korora ibindi byororwa, ariko cyane cyane ni ibintu 4 byagiye biranga umunyamulenge mu bworozi bwiwe. Ni inka, n'intama, n'ihene, n'inkoko. Nibyo cyane cyane byagiye bikoreshwa mu karere kacu k'imulenge. Sawa, murakoze cyane. Tubibutsa ko iyi ngiyi ikiri ikazemedia muhamukurikirana. Ndagira ngo uze kuduha
bimwe nko mu byo agaciro ka buri kintu kagiraga agaciro ka buri bworozi kabaga gafite ku bwoko, kuko uko abantu bayafite, uko abantu bafite ubworozi ngira ngo bugiye burutanya agaciro, buri kintu giye kigira valeur cyane cyane bikurikiranye n'icyo bagikoresha. Murashobora kudusobanurira aho ngaho, ese inkoko zakoraga iki, intama zakoraga iki, inka yakoraga iki, ihene zakoraga iki? Uko abantu bagiye bagazura akarere baba barimo byaterwaga n'ubworozi. Ubworozi bw'umunyamurenge nibwo bwatumye agazura n'agace yaratuyemo. Abantu bacu bakigera muri ya mushasha bawusanzemo ubuganga bwinshi, bawusangamo n'ibirwara by'inka. Babusanzemo ibirwara by'inka, inka zituma bafatira misozi. Bahurukira misozi basanga ni imisozi ifite igihamba kinini cyane cyangwa se ubututsi bw'inka. Bahasanze ubututsi bw'inka, inka ziroroka ziba nishi. Nicyo gihe bazamukanye inka n'intama. Nizo cyane cyane zagendanaga. Akamaro k'inka, nubwo turimo tuvuga inka zarashize kandi turimo tuganira inka tutakizifite zarahuye n'intambara nyinshi, bikaba byagora urubyiruko rwacu kubyumva cyangwa se abasaza kumva nko turavuga inka muri kino gihe birashobora kubagora kubyumva. Ariko nanone tubivuga yuko ari umuco tugomba kuzirikana buri gihe, tubivuga ari mu rwego rwo kwibukanya ko bitagomba kutuvamo, tubivuga uko ari umuco wacu utagomba gushira, kuko buri bantu nakubwiye ko abantu bagiye bagira ibibaranga, turabahinzi turaborozi. Rero inka ni ikintu kinini ku munyamurenge. Inka ku munyamurenge zamuhaga amata, inka ku munyamurenge zikamwambika, inka ku munyamurenge zikamurisha, inka ku munyamurenge zikamusabira umugeni, inka ku munyamurenge zikamuvukanisha n'undi mwene wabo cyangwa se utari mwene wabo, bivuye mu kuyimugabira nawe ikaba yazamugirira agaciro muri buriya buryo. Inka mbese ku munyamurenge inka nivukanisha umuntu n'undi, urumva ni gahuza miryango. Gahuza miryango abanyamurenge bavugaga wari umuntu n'undi, umugeni, kandi wa mugeni akazanwa na yanka. Yanka rero ikabiciye inzira yo kuzana umugeni, wa mugeni agahuza imiryango ibiri, akababaye gahuza miryango ariko biturutse mu nka. Inka mbese ni ubuzima bw'umunyamurenge, nibwo bwari ububiko buri kuri ibyo bintu byose, ikamugaburira, ikamwambika, ikamuzanira umugeni ndetse ikanamurisha. Ni ubuzima bw'umunyamurenge. Aho ngaho turacyari ku nka nubwo tuza kwisubiraho. Intama cyari igitungwa, ni igitungwa kigendana n'inka. Ubusanzwe intama bavuga yuko intama zirinda inka mu bintu byinshi. Intama abanyamurenge bazororaga muri ariya mashamba mu buryo ubusho bwabagamo intama ntibwakubitwaga n'inkuba. Aho ngaho ni mu bworozi bwo mu gasozi. Ubusho bw'inka bwabagamo intama ntibwakubitwaga n'inkuba. Aho noneho bivuze ko intama zarindaga inkuba, cyabuze niko imyizerere yabo yari imeze. Yashaka kuba ari imyizerere, niho ntabajije, ariko icyo nabajije umusaza data na sogokuru bambwiraga yuko tutagomba gutunga inka zizira intama. Namubaza impamvu, arambwira ngo inka ubusho burimo intama ngo ntibukubitwa n'inkuba. Donc urumva mu yandi magambo intama mu myizerere zarindaga inkuba mu busho bw'inka. Mbese noneho zari protection, zari kuvuga ngo nizo zazirinda. Ako ni akantu gato nari nkubwiye k'agaciro k'intama mu nka. Intama rero yakoraga byinshi. Intama ndibuka iyo mwasuhuraga, gusuhura mbese kwari ugushaka ubwatsi bw'inka mu masuhuriro. Iyo mwageraga ahantu basaba igitoro, igitoro ni tax ababembe basabaga cyangwa se ni n'ababembe babisabaga. Intama yabaga incungu mu nka. Ku ngoma ya Mubutu, iyo abasirikari bazaga bavuga ngo bakeneye icyo barya, intama niyo yacunguraga zanka. Iyi inka zonaga zikinjira mu myaka yundi, intama yabaga incungu kuri yanka. Si icyo gusa, iyo umuntu yazaga kugusaba inka agasanga udafite inka, swate agasa ukamureba ugasanga agomba guhabwa incungu cyangwa se akeneye akantu gatoya ko kumurengereza izuba, wamuhaga intama. Iyo umukobwa yageraga mu rugo ku rugero yaje kubaramutsa, ni nyogosenge ninde,
uwo mutahaga inka mwamuhaga intama yari ifite agaciro kanini kari kungirije agaciro k'inka. Nta muntu wazaga mu rugo aje gusaba ngo ahabwe inkoko. Oya, iyo yajaga gusaba ihuzu wamurengereza ukavuga ati nubwo umwana yaje gusaba ihuzu mu rugo cyangwa undi muturanyi cyangwa undi mukene, reka muheze intama azayiguremo ihuzu ndetse ayiguremo n'akandi kantu gatoya. Reka muhe intama niyo ashoboye korora cyane cyane nk'igitsina gore, kugira ngo ya ntama izavuke mwindi buzaba ubushojo buzamurengera. Inka yagoraga kuragira, ariko intama yabashaga kuragira n'uwo ari we wese no kuragirwa n'uwo ari we wese. Mbese bwari ubundi bworozi bwari bwungirije ubworozi bw'inka mu buryo bw'incungu bwo gucungura ikintu runaka, cyangwa se mu buryo bwo kuba rwomuteza imbere, butagoye kuragira, butagoye aho buragirirwa, ariko kandi yari incungu ya kabiri yari ifite akamaro mu bworozi bw'umunyamulenge. Aho ngaho mvuze intama n'inka bibiri. Ihene rero, ihene zaje kuzaho nyuma. Icyo gihe rero ngisubiye ku ntama, nta munyamulenge waryaga intama. Ivyo bishobora kuba bitangira kuba ubu, ariko intama ntiyaribwaga, kuko intama yari ifite agaciro kanini cyane kubera gucungura ino nka y'umunyamulenge. Intama yarapfaga bakayihamba cyangwa se bakayita, ariko nta munyamulenge wigeze arya intama. Cyari kiziririje ku munyamulenge kurya intama, kuko intama yari incungu y'umuntu n'inka mu rwego rw'igikenewe kuba cyokoreshwa mu gihe runaka cyihutirwa. Barekaga kurirya gusa kubera ko hari incungu, cabuze hari izindi kiritere bagenderaga? Hari kiritere irasa n'iyari izihirije, nabyita ko ari umuziro yari yiziririje. Nigeze kubibaza mbaza impamvu, tese n'urwego nukubera si kuva bemeye Imana bavugaga ko Imana ari umwana w'intama w'Imana n'urugeroga izina ry'intama. Yesu hari aho yagereranyijwe n'intama kubera kwicisha bugufi, yagiye yatangwaho urugero k'umwana w'intama w'Imana. Intama yagiye iza mu biziririza byinshi cyane cyane, ariko icyo nabaje hejuru y'umuco, kuko turi mu muco, bavugaga yuko ari kizira inyama y'intama itaribwaga n'umunyamulenge. Kubera iki? Bakavuga kuko intama bayorora mu rwego rw'ingirakamaro ko gucungura inka no gucungura umuntu, ariko inyama yayo itagomba kuribwa. Urumva hari mu rwego rw'umuco, aho ni mu rwego rw'umuco. Ubutaha nzababwira ku burambuye hejuru y'impamvu bijanye na religion, ariko mu rwego rw'umuco intama ni kizira kuba yaribwaga. Icyo gihe rero haza kuza ubworozi bw'ihene. Ubworozi bw'ihene bwaje cyane cyane nyuma. Ihene zaje zishoboye kuba mu mushasha cyangwa se hariya hasi aho bororeraga hashushe, n'ihene zabanje kuba zirazamuka, zimaze gufata imisozi, ihene zorora korora. Ihene ntizigaya, tizagayagaho ziba, cyangwa se ngo zigaye ngo harakunye, cyangwa se nta bwatsi ngo babone aho baziragirira. Ziza mu rwego rwa kabiri, nizo zaje kuba ibiribwa, imboga, aho abantu batangiye kurya inyama. Imboga z'ihene nizo zaje gukoreshwa nyuma. Vuge nk'urugero, umukwe ntiyobagiwe inkoko kwa sebukwe. Umukwe yabagirwaga ihene. Ihene niyo yari ifite agaciro kuko bayozimanywa umuntu w'agaciro mu rugo, cyangwa se umushitsi ufite agaciro nk'umukwe. Urugero, ihene yaje muri ubwo buryo buziririje bwo kuba ariyo yobasha kuba ibiryo bishobora kuzimanwa umushitsi ufite agaciro mu rugo. Aho ngaho ni ihene. Inkoko nayo iza kuzamwo kubworozi bundi nabwo bwaje, ariko basogokuru batubwiraga kuko ihene n'inkoko byazanywe n'andi moko. Andi moko ntiyororaga inka n'intama. Intama n'inkoko byazanywe n'umunyamulenge, nibwo bworozi bw'umunyamulenge. Inkoko n'ihene, ni intama n'ihene, inkoko n'ihene nibyo byaje gusa nibivuye muri ano moko yandi twabanye, biza gufatira rero umunyamulenge nawe arabyorora. Ariko umunyamulenge wabyorora mu rwego rumufasha gukemura ibibazo by'imboga, by'inyama biribwa mu kuzimana,
haza umushitsi usanzwe ukamuzimana inkoko, haza umushitsi ufite icubahiro cye nk'umukwe akazimanwa ihene. Inkoko yazimanwaga inshuti ye, inkoko nayo yari ifite agaciro ko kuyigurisha, ikaba yoca urubanza rutoya nk'umunyu wo mu nzu cyangwa se isukari kuko ari ubuntu butoya. Ihene, inkoko yakoreshwaga mu rwego rwo kuba nk'isake. Tuvuge nk'isake, kiriya ni ikintu kinini cyane. Isake yakoreshwaga mu rwego, niyo yabyutsaga abantu. Isake niyo yababwiraga igihe, amasaha yaje vuba cyane, amasaha yaje vuba. Ariko ikintu cyabwiraga abantu ko igihe cyo kubyuka kibayeho ni isake. Isake ya kera yageze isake ya mbere ibika saa 9, ikongera kandi ikabika ubwo ni saa 9 z'umugoroba, saa 9 z'ijoro, mvuze mu rwego rwo kubabyutsa. Igasubira kandi ikabika saa 11. Icyo gihe rero ufite kuzinduka, icyo gihe yumvaga yuko isake ya mbere, baravuga ngo isake ya mbere irabitse, ari umugabo uzi kuzinduka akabyuka akagenda. Isake ya kabiri irabitse, isake ya gatatu abantu bose nibabyuke. Icyo gihe niyo yababwiraga igihe mugomba kubyukiraho. Turetse amanywa, hari n'igihe yabikaga kitari ngombwa, bakavuga kuko iyo sake ari mbi, ari imbitsi, ishatse kubika ijambo runaka. Kuko abasaza yagenzuraga ubutunzi bwiwe, akamenya ngo isake iri mu rugo ibisa ya masaha atazabikwa, irabitse, ibitse n'imbitsi y'ikintu kigiye kuba mu rugo rwanje. Yabagisuye ikintu runaka kigiye kuba muri rwa rugo, kuko yabitse igihe kitabigenewe. Aho ngaho ni mu buryo buri bworozi bwose bwagiraga icyo bumaze mu rugo, kandi bwose bwarakoraga, kandi ni bwiza, ntibugomba gushira kuko bigenda bigana ku muco wacu. Aho mvuze inkoko, mbabwiye ihene, mbabwiye intama, ariko cyane sizo bigenderewe. Reka tuvuge kunka, ibyo tuzabivuga ubutaha. Sawa, murakoze cyane. Kubera impamvu z'umwanya, ubwo tuzoza kugaruka byimbitse cyane cyane ahantu hari aho waruvuze ngo ihene iyo bayizanye kugira ngo ibafashe ku mboga, yo ni inkoko. Kibaza ate se ni gute ihene iribwa intama ntiribwe? So ubwo ngubwo tuzaza gufata, muzadukurikira muri part 2 nibwo muzabyumva neza. So kugira ngo ducungure umwanya wacu, reka tuze kuja kuganira kunka, kuko cyane niyo yagiye iranga abanyamulenge. Ese inka niki ku banyamulenge? Inka niki ivuze ku munyamulenge? Iyo ubonye inka n'umunyamulenge ni kubona inka ivuze iki ku munyamulenge muri make? Umunyamakuru urakoze cyane. Iyo tuvuga ijambo ry'inka, abatoya mwumva kuko ari ikintu cyoroshe. Inka zagiye zihindurwa n'ibihe, ariko inka n'umuntu na nyirayo bifitanye amasano mu buryo byavugaga bitavugana. Urashaka kumbaza ngo ese ayo magambo asobanura iki? Inka za kera zari zizi ba nyirazo, barazivugisha, ikamenya ko nyirayo yarakaye, ikamenya ko yaguwe neza, ikamenya ko yibwiye ngo hari inyamaswa ahantu ni habi haraziririje, tugeze ahantu habi hateye ubwoba. Inka yarumvaga amatwi. Buryo ubworozi bw'umuntu muvugana mu mvugo yumvikaniye, tuvuga hakaba n'icyo bita imvugo y'ikimeme, amasinye. Nka kera ngisubiye inyuma, inka z'abanyamulenge zaraziraga zikaziririzwa. Iyo bavuga ngo kuzira no kuziririzwa, kuzira hari igihe abatoya badashobora kubyumva neza. Kuzira ni nka gute mu rurimi rusa naho goroshe gubu nyine abantu bumva neza? Kuzira mu rurimi rworoshe abantu mu rurimi rworoshe, kwa tubivuge mu rurimi rworoshe, ururimi rusa ngo kumva nk'abantu bato. Mu rurimi rwumva abantu bato, inka yarirukankaga ikanga kunywa umugore, igitsina gore. Inka ikanga kunywa igitsina gore, ikabaho gusiza inywa abagabo. Amata yayo yanywa umugore, igitsina gore, igakanywa amaraso. Uko ikabizira abagore. Hakaba inka yaziraga abagenzi, mupaka ikanywa gusa ba nyirayo. Ibyo ngibyo bikabaho, iyo nka ikabaho. Umugenzi yagera mu rugo yanywa amata yayo, yanki ikangi yayo, cyangwa se igakanywa amaraso. Izo iko niko kuzira, kandi izo nka zabayeho mu kinyamulenge. Hakaba inka yanywaga nyirayo, umugabo, wa mugabo akaba ari yanywa gusa, ntinywa abandi.
izo nka zabayeho. ese ujya nyirayo uyitunza akaba ari uyikama akaba ari unywa amata yayo ntihagire n'undi uyinywa, amata yakanywa gusa wa mugabo nyirayo, abandi bayinywa ese mu gihe yakanywe nk'amata menshi ashobora kuyanywa wenyine. Byabagaho cyane, ikabaho nyine uwo mukamo wayo gusa ari uwa nyirayo. Urumva kera nta manza zahabaga ngo bazinduke baje mu bihugu bindi cyangwa baje kure, babaga nyine bari hafi ya za nka zayo. Noneho ikabaho gusa ariyo gukamirwa nyirayo, akaba arayinywa, akaba arayihumuza, igabaho gutyo, igatungwa n'ubwo buryo. Nibyo bitaga ngo inka yazize. Donc yabagaho gusa ari inka yo gukamirwa, ba nyiri rugo abagezi ntibayinywe, hakaba inka ikamirwa abagabo, abagore ntibayinywe, ikaba ariyo ikagira uwo muziro. Mbese ikazira, bakavuga ngo inka izizira abagore, inka izizira abagenzi. Icyo nicyo bita kuzira rero. Zabayeho muri icyo gihe, zibaho mu gihe cyazo. Nyuma yaho kuri ba data nibwo zagiye zitangira ya miziro cyane. Sina nyuma yaho kundi, mwibuke ko gakiza kaje kuri ba data, uwo hayivuga ni jewe, ni ba data rero, umutoya rero ni ba sekuru. Agakiza kamaze kuza nicyo gihe muza bavuga ngo agakiza ngo kakuyeho kirazira. Tumaze kumva nyine bavuga ngo bari kereziya, sinzi ukuntu babihengeka bavuga ngo kereziya. Impamvu bavuga ngo kereziya nuko ari ryo ryabanje, ni idini niryo ryabanje iwacu, ni naryo ryabanje muri Afrika. Riza kereziya niyo yabanje, katolike, eglise katolike niko bavuga. Yabisobanura ngo eglise katolika niyo yabanje. Imaze kuza ikintu cya mbere abazungu barwanyije imico yacu y'Abanyafrika. Izi nka rero zari mu muco wacu, twavuganaga nazo mu muco wacu, zikazira mu muco wacu, ziri mu muco wacu. Baraza babirwanyije, inka rero nazo zivamo. Icyo mvuga ngo kuvamo, uko duta umuco niko duta n'ikizira, uko duta ikizira niko duta imigenzo n'imihango, uko duta imigenzo n'imihango niko tugenda duta indangagaciro zimwe zarangaga abantu mu muco wabo. Tugendaga dufata indangagaciro noneho zindi arizo zatwinjije mu gakiza, duta bimwe bishobora kuba bitari ibyaha, ariko tubigira ikizira, bihinduka icyaha, bihita bigenda byinjira no mu muco wacu no mu butunzi bwacu. Hari bimwe byagiye byangirika. Icyo gihe rero niho nari nkubwiye ngo kirazira, inka rero ntizabaga zikizira, tizabaga zikizira. Warumbajije, tizabaga zikizira, imiziro ivaho yes, kubera kereziya. Nicyo gihe bitangiye. Kuva kereziya ije niyo yakuye uno muhango wo kuzira kw'inka, ariko nari nkubwiye ngo inka zaraziraga icyo gihe. Hanyuma rero warubuza akamaro k'inka. Akamaro k'inka ni karekare, ariko reka tubihine muri ubu buryo. Urabona inka zaduhaga amata nk'uko nari nkubwiye, tukazikamirwa cyangwa se tukazikama, zikaduha amata tukanywa. Amata ziri ibiryo, yatunze ababyeyi bacu igihe kirekire, n'abungeri natwe yaradutunze igihe kirekire. Tukazikuramo amavuta tukayisiga, akagira akamaro ku mubiri wacu. Tukazikuramo uruhu rwambitse ababyeyi bacu igihe kirekire, tukaruryamaho. Tukazikuramo kugeza ku maganga yazo. Maganga yazo yavuraga igisyo cy'ubuganga kigakira. Urumva barayanywaga, barayoga, twarayanywaga tukanayoga. Umunyamulenge amaganga yarayanywaga kanayoga, kandi ni umuti kugeza ubu nyine nemera. Akavamwa amase yayo, tukayahomesha inzu, tukazibamo, tukavamo. Ubwo mvuze amata n'amase n'amaganga n'iyanka, uruhu rwayo, ihembe ryayo, ihembe ryayo tukarigira igikoresho kidufasha kuvoma amazi nk'aya ngaya, ihembe ryayo. Ndetse na hamwe inkongoro yagira ikibazo ukarikamiramo, ukarinyweramo n'amata. Ihembe ryayo, ihembe ry'inka ryiza cyane, rikanavamo igikoresho. Icyombo, igikoresho n'ururimi nabuze urundi rurimi nakubwira, ikavamo igikoresho dukoresha ro kuvoma amazi tukanayatereka. Iryo ni ihembe ryayo. Mbese ikintu cyose cy'inka kigira akamaro ku munyamulenge. Ibindi yakoraga inka rero, tuvuze inka nakubwiye ko ari ivukanisha abantu. Inka ukayigabira inshuti yawe, icyo gihe bavuga ngo n'umuhanyi. Ntawabanaga n'umugabo ngo mubane inshuti
yorora inka agire zibiri zitatu atarakugabira. Inka twagendaga tuzihana zikagenda zivukanisha abantu. Nicyo gihe wumvaga ngo umugabo ngo yirahira undi. Nta mugabo wirahira undi yamuhaye inkoko. Nta mugabo kwirahira ni gute? Abantu batoya hari igihe tuvuga ibintu bimwe bigasa naho bibasize. Iyo muvuga ngo kwirahira umuntu ni gute? Kwirahira umuntu ni ukuguha ikintu gikomeye gifite uburemere, gifite agaciro muri wewe ndetse no mu muryango wawe. Wamara ukahava ukamugira, ukamumenyekanisha mu mutima wawe, ukamumenyekanisha muvukana, ukanumubwira n'abandi. Ni igihe kera baba bakigira ijambo bita ngo ni uguhimba ibironda cyangwa izina. Ukangabira inka namara nkakwita izina, nahaguruka gutamba nkagutamba, kakubwira abandi bantu kuko uri umuhanyi wangabiye, kakubwira bakuzi n'abatakuzi kuko uri intwari wangabiye. Hakaviraho nicyo gihe habagaho abanyamurenge bose b'imfura bayi bazwi, abanyamurenge bagavye bayi bazi, abanyamurenge batangaga. Ibyo bintu byakanguriraga abantu gutanga. Nabo utagira ubuntu na mutazutanga, ugatanga kugira ngo nawe uzirahirwe, ugatanga kugira ngo nawe bazavugwe, ugatanga kugira ngo nawe bizovugwe kuko ubarwa mu mfura. Nta mfura bavuga ngo ni imfura itaratanze, nta witwaga imfura utaragabye, nta witwaga imfura utarafashije, nta witwaga imfura utaragaba. Rero iryo jambo ryo kwirahira hirahiraga uwagabye. Icyo ngicyo mu rwego nari nkubwiye bwo kuvukanisha imiryango. Ikindi cya kabiri nakubwiye ko ariho yari resource y'umunyamurenge. Nibwo bwari umutungo, nibwo buryo n'ikintu cy'ingirakamaro cyadukiraga imanza zose. Usibye kuvukanisha abandi mu kugaba, inka mu kinyamurenge nisabwa amugeni. Kugeza n'ubu nyine bari mu kuzana amafaranga, ariko ntiwozana amafaranga ngo uvuge ngo mfite amafaranga $1,000 n'urugero ngizi nje guka umugeni. Nta munyamurenge wo guha umugeni, kuko umunyamurenge ntakobwa ifaranga, umunyamurenge ntasabirwa ifaranga. Umunyamurenge umugeni asabwa n'inka. Uzana ya mafaranga mu gaciro k'inka, ukavuga inka, hagakoshwa inka, hagakobwa inka, hakwinka, hagakoshwa inka, hakarongoranywa inka, hakagende umuhango wose ukitwa inka. Umugeni agatanga ko yakowe izina ry'inka. Nubwo wabyita amafaranga, ariko bihindura mu rwego rw'inka kugira ngo zumve yuko umugeni yasabishijwe inka. Aho ngaho rero mu rwego rwo gusaba umugeni. Naho ibindi by'inka ni byinshi, nizo zatugaburiraga, nizo zatwigishije, nizo zatwambitse. Mbese inka n'umunyamurenge, inka niyo yakoraga byose. Sawa, murakoze cyane. Turacari ku ikazemedia. Ubwo ngubwo tugana ku musozo, ndagira ngo tuze gupointinga ku kintu kuko wagiye tuganiriza cyane turaza kubaza ku nka kuko turabizi ubu ngubu ko inka zashize 99% nta nka zigihari. So kandi arizo zari zibatunze, nizo zabakweraga, nizo bagabiranaga, nizo zabigishaga. Ubu ngubu rero tukaba nta n'inka nimwe igihari. Ese urumva bizagenda gute? Abanyamurenge bazongera bakwe abageni? Ntiyashobora kuza abagabo bakavuga ati njewe umwana wanje ntagenda ntanka, tuzabaho gute? Ese n'ubwa mbere bibaye? Biragoye kuvuga inka muri kino gihe, ariko kandi si bibi, ni byiza. Kuko iyo tuvuga inka ntabwo turimo tuvuga izashize, turimo tuvuga nke zasigaye, tukavuga n'izindi ziri mu bitekerezo byacu tuzorora ikindi gihe. Tukanakangurira n'abantu gukomeza gutekereza inka kugira ngo bazagwe bazororere aho bari hose naho baja, kuko ni muri bimwe biranga umuco wacu. Si no muri bimwe, niryo pfundo rigize umuco wacu. Inka zarashize, ayombe baratwaye izo izazihari, izashize nziza zari ku misozi, ariko ntibatwaye inka ziri muri twe mu bitekerezo byacu, kuko inka ziturimo. Reka navuga rino jambo kugira ngo n'abatwumva bari hagaciro, ari na nama natanga ku rubyiruko rwacu. Mugende mukunda inka mu bitekerezo, mugende mutunga inka mu bitekerezo, ko turarwana kubona ubutaka tuzororeramo inka dufite mu bitekerezo. Uyu munsi ko turahangana kugira ngo tugire ubutaka bwitwa ubutaka bw'umunyamurenge, nta kindi tuzabukoza, tuzabukoreraho ibijanye n'umuco wacu. Kandi mu bijanye n'umuco wacu ikintu cya mbere ni inka.
nuko ari ubutaka buzororerwaho izindi nka. Rero muhumure, reka mbonereho no kubabwira ngo pole ku byatubayeho inka zikanyagwa, ariko kandi reka tugume tubiganire kuko mu biganiro byacu niho hazavamo kwiyubaka, kandi mu kwiyubaka tuzahera ku bintu byose byagiye byangirika. Mu byangiritse rero muri bimwe byagiye byangirika cyane n'inka. Reka nababwira kandi kamwe, hari umuntu twaganiriye w'umunyamahanga, muri bari abanyamahanga dushinza biriya bakoze zo kutunyaga, ndamubwira ngo kubera iki mwatunyaza inka, arambwira ngo bayi bazi ngo nibanyaga inka tuzaza dupfa, bayi bazi ngo nibakunyaga inka, nibanyaga inka njewe nzapfa uwo munsi, undi ya nibamunyaga azapfa uwo munsi. Baravuga ngo kwica umuntu umunyamurenge, kwica umunyamurenge ugasiga inka ntacyo uzoba umukoreye, ariko nitubanyaga inka zizashira nabo bashire. Bayi bazi ngo umunsi zira nka zizashira natwe tuzashira. Urumva kuko ari ikintu kinini. Niyo mpamvu tugomba kuza tubiganira buri munsi, abato bakabimenya. Niyo mpamvu mugomba gukunda izina ry'inka, mukazitunga muri mwebwe mu bitekerezo, mukicara muzifite mu bitekerezo, igihe nikiboneka tukabona ubutaka mukazabishira mu bikorwa. Murakoze. Okay, turangiza rero turashimira umutumirwa wacu kuba mwatwitabye. Ni by'agaciro cyane kuri twe, kandi tunifuriza n'abandi nabo bafite ibindi bashaka kuganiriza urubyiruko ko batugana kugira ngo tubagezaho ibiganiro by'urubyiruko. Turabashimiye cyane, tunifuza ko n'ubutaha nimudukundira muzongera mukagaruka mukatuganiriza. Murakoze cyane, natwe reka tubashimire ikazemedia. Ikaze turabashimiye cyane. Reka mfate umwanya wo gushimira abanyamakuru bacu mwese aho muri, ari ikaze, ari kombe, ari n'ibindi binyamakuru nabyo biri ku rwego rundi ku yindi migabane. Turabashimiye cyane. Nimuhaguruke mwamamaza umuco muri buno buryo, mwamamaze ibiranga umunyamurenge, ndetse mugabo munahindure n'izindi ndimi. Kubikora muri rurimi rwacu nibanze ndabyumva, ariko bizagera igihe mubibwira andi moko atabyumva kugira ngo nabo babimenye, bamenye umuco wacu, bamenye umunyamurenge, kuko umunyamurenge ari ubwoko buhari bufite umuco wihariye, n'ururimi rwihariye, bifite isano n'andi moko n'ibindi bihugu runaka bivuga za ndimi. Ariko nanone umunyamurenge ari umukongomani, kandi akoresha ururimi rwe rw'ikinyamurenge, kandi afite n'umuco wihariye. Tukaba tubashimiye mukomeza kubyamamaza, tunabashimiye guhaguruka. Turabashimiye rwose, mukomeze mubikore kuko bijana n'igihe turimo, kandi mukomeze mubyihanganire. Ndabizi ko igihe kizagera byose bigafatanya hamwe mu kuzamura umunyamurenge. Murakoze, turabashimiye rwose. Murakoze cyane.